Iri ni itangazo rito cyane ritarengeje iminota 5 ngiye kukugezaho cyangwa se igahita nageramo. Ni itangazo riburira abantu mwese mwaguze ibibanza mu mujyi wa Kigali, ariko nanone ibyo bibanza byanyu mukaba ntacyo mubikoresha, kandi nanone biri ahantu hari hakwiye kugira icyo bikoreshwa, kubaka inzu zibamo abantu, inganda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mu minsi ishize hari itangazo rigeze kuza rivuga ko abantu baguze ibibanza cyangwa se bubatse amazu niba yarangize agahagarikwa kubera impamvu runaka yo kubara amafaranga ataraboneka yo gusoza icyo gikorwa watangiye, cyangwa se nanone kuba waraguze ikibanza kandi uzi ko wakiguriye hagomba kubakwa inzu, inganda, ariko nanone n'ucyubakemo nuko leta igiye kubyaka abo bantu nta mafaranga na make bahaye, bakabitwara kandi burundu ubutazabisubizwa. Ni ibibanza bihagaze akayabo ka za miliyoni. Murabizi uburyo ibibanza mu mujyi wa Kigali bihendamwo, rero ibyo ngibyo byose rero biravuga ko bigiye gutwarwa. Iri tangazo rero ngiye kurihera rero kuryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, nanone kandi ryatangajwe na Anthony Marie Kajangwe, ndetse yatangaje ko leta rero igiye gutangira gukora icyo gikorwa. Ibyo ngibyo bibaye nyuma y'uko leta itangiye gusenya zimwe mu nganda nanone nazifunga bitewe no kuba zikora inzoga zitemewe, ariko nanone akavuga ko hari umushoramari ushobora kuba ugiye gushora imari no gutangira gucuruza bifitiye inyungu leta, byinjiriza leta, aho kugira ngo bibe abantu ku giti cyabo bigenga, ariko nanone bagatanga umusoro kuri leta gusa bidafite byinshi byinjiza muri leta muri rusange, nubwo byakoreshejwe inyitono ngo ntabwo byujuje ubuziranenge, byari bimaze imyaka myinshi cyane ku isoko. Leta rero yatangaje ko rero izo nyubako zose rero igiye kuzitangira kuzifata. Ubwo ndavuga za nyubako zubatswe ariko ntizirangire. Muraza kunyihanganira ahantu ndi hari urusaku, ariko reka tubikomeze uko nguko nyine, ntabwo ndi buze guhagarara bitewe nuko nyine hajemo akabazo ko kumvangira, ariko reka dukomeze. Ni ukuvuga ngo rero batangaje ko rero izo nyubako zose zimwe zubatswe inzu, harimo inyubako zubatswe inzu zisanzwe z'amakadasiteri cyangwa se inzu zisanzwe zibamo abantu, inzu z'ubucuruzi, inzu z'ama-etaje zubatswe ariko nanone zikaba zimaze igihe kirekire zitarangizwa. Ba nyirazo barasabwa rero kuzigurisha mbere y'uko leta zitwara, bakaziha abafite ubushobozi bwo kuzubaka bakazirangiza, bakaribo baziyubakira cyangwa se barangiza icyo gikorwa cyo kuzubaka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, batazabikora ibyo ngibyo, izo nyubako leta izazitwara zigira izazo, kandi izashaka abafite ubushobozi bwo kuzubaka bakazirangiza, ariyo izazigurisha mu cyamunara. Ikindi kandi, Minisiteri y'Ubucuruzi kandi n'Inganda yatangaje ko nanone abantu baguze ubutaka mu byanya by'inganda, ariko ubwo butaka ntibabwubake, ntibabushyiremo amazu cyangwa se ntibabushyiremo izo nganda nyine zigenewe kuba zakorerwa. Ubundi kirazira kubaka ahantu mu nganda ukubaka inzu yo kubamwo, oya, bisobanuye ko nawe uzahagura inganda cyangwa se ugashaka ufite uruganda ukaruhamugurisha, ariko nanone ugasanga rero aho hantu rero hagenewe kubaka inganda hari abantu bafite ubutaka ariko batigeze bagira icyo babukoramo, bubakamwo cyangwa se icyo babubyazamwo. Ariko nanone kigendanye n'inganda, aho kubaka saho guhinga, nyaboneka sa kujya gutera imyaka ari handi usanga imyaka yanyu bayirimbuye, ibyo ngibyo rero biratandukanye. Ubwo ni ukuvuga ngo rero niba uzi ko ufite rero ubwo butaka bwawe bw'inganda, ukaba uzi rero umushoramari rero ushaka kugura ubwo butaka akaba yakwiyubakiramo inganda, nyaboneka rero niba uzi ubwenge hagurisha. Niba uzi ko udafite ubushobozi bwo kubaka urwo ruganda cyangwa se bwo gushinga urwo ruganda, hagurisha mbere y'uko leta iba yahatwara, ikaba yagutwarira ubutaka wihirinzemo, wari uzi ko uzabyaza umusaruro mu gihe kiri imbere. Rero shaka kuguha amafaranga hakiri kare aho kugira ngo leta izaze hatwarire ubuntu. Niba ufite gahunda yo kubaka rero uruganda runaka, uri umuherwe ahubwo cyangwa usanzwe ufite rero uruganda ariko wifuza kurwagura, tangira nyine ushyiremo ibikorwa nyine bigaragaza ko aho hantu ushaka kuhabyaza umusaruro leta ibibone, kuko nutabikora aho hantu haragenda kandi hagendera ubusa, nta nubwo uzigera uhabaza, kuko nta muntu uburana na leta, ntaburana n'umuhamba. Ni ukuvuga ngo rero niba rero uzi ko ufite rero ubwo butaka, ukabona rero nta mafaranga ufite yo kubaka uruganda no kurushinga no kugura ibikoresho birugize, nyaboneka kandi ukaba no kwaka ibyo byangombwa bigoye, nabyo bihari ibindi ibisaba za miliyoni z'amanyarwanda, ukabona nta mafaranga ntayo ufite. Niba uzi ubwenge rero uko gataka kawe kagurisha amafaranga uyakenyerereho yibitseho hakiri kare, kuko nubanga kagurisha hakiri kare nta mafaranga nayo uzabona, kuko byatangajwe ko bigiye gutangira gufatwa. Abafite inganda rero nazo numvise bavuga ngo leta irasekeje, hari ibisekeje birimo mbasetse, ariko reka twikomereze ibyo byo bitube tubisubitse. Ni ukuvuga ngo rero abafite inganda nazo rero zafunzwe nabo gufungurwa simbizi. Inganda zafunzwe ko leta bavuze ko bamaze guhagarika inganda 101, ahubwo sinzi rero aho ngaho shishikariza kubaka inganda icyo bagomba kuzikoresha. Abantu rero bafite ubwoba, abanyenganda bafite ubwoba nyuma y'ibibaye ku banyenganda bacuruza
ikoreraga inzoga mu Rwanda bari bakomeye, bari bafite amafaranga menshi cyane bashoyemo amafaranga. Hari nk'inkuru ndi kureba muri Muhanga hari washombye miliyoni 100. Nagakuru ndi gusoma ku gitangazamakuru cyitwa ngo ni umuseke. Ni inkuru rero y'abantu, reka nze nyirebe nyigusomere wumve y'umugabo wagushije miliyoni 100 agashinga uruganda rukora inzoga. Urwo ruganda rero rugafungwa, inzoga zigasenywa. Ubu ngubu uwo mugabo ayo mafaranga yose yahombye. Ubu ngubu ibibazo afite byo Shamana Nyagasani wowe kumurengera pe. Miliyoni 100 ni amafaranga menshi, amwe muri twebwe tuzapfa tutanatunze tutanabonye. N'aya mafaranga rwose atunga umugabo agasiba undi kugira ngo ufite miliyoni 100 kuri konte. Ni ibintu rero bisaba ikindi kintu rero. Kuba rero leta yafata aho hantu ikafunga, yamara kuhafunga igahita ikubwira ko rwose abantu temerewe kuhakorera, ni ibintu nabyo rero ubwabyo ushaka gutuma umutima uhagarara. Noneho bigakurikirwa n'iki? Bigakurikirwa no kuba rero uzi ko noneho uzi neza ko aho hantu hafunzwe cyangwa se ibyo bintu nta amafaranga utazigera uyagaruza. Ni ibintu rero bitumvikana. Iyo nkuru ndabona nti kwibona neza cyane. Rero nanone ibingibi byo gutangira gufatira izo nganda byaturutse ku basenateri rero ngo nibumvaga ukuntu rero ngo muri Kigali gusa hari ibyanya by'inganda birenga 30. Mu gihe rero mu Rwanda none ngo hari ibyanya by'inganda 10 binini biri ku rwego rero rw'igihugu. Abasenateri bafite rero umungenge nanone z'umubare w'ibyanya by'inganda byo ku rwego rwa kabiri biri hirya no hino mu turere no mu mujyi wa Kigali. Havuga ko nanone usanga biri nanone mu bintu bituma rero ibyiciro by'ubutaka bikomeza gutumbagira. Rero abasenateri rero babigaragaje rero kuri uyu wa gatatu hari Kamena ni mu kwezi kwa munani turimo 2023. Rero guverinoma yageragezaga rero ku basenateri gahunda ifite rero yo kugeza rero ibikorwa remezo rero mu byanya by'inganda. Rero senateri yitwa ngo ni Leiteta nyina wa mwiza yitwa ngo ni Letitia nyina wa mwiza. Yagize ati rero hari ahantu henshi twasanze rero bita ngo ni mu byanya by'inganda kandi ni mu turere twose. Urugero nko mu mujyi wa Kigali honyine batubwiye ko hari ahantu 30 hateganyijwe ibyanya by'inganda. Rero abasenateri rero nyina wa mwiza yabibajije rero niba ubwo butaka bwose rero bwitwa ko buzaba ibyanya by'inganda. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda ndetse itabona ko hari icyo byabangamiraho ba nyiri ubutaka n'imikoreshereze yabwo. Nguko ibyo ngibyo rero byarakomeje birazamuka banibaza ati ahantu se hari ibyanya by'inganda ahubwo cyangwa se hateganyirijwe inganda ariko ba nyaho bakaba batahubaka izo nganda, byo nta kintu na kimwe bibangamyeho. Ati se byo nta kintu rero bibangamyeho. Ariyo mpamvu rero bahise batangaza ko rero aho hantu hari ubutaka nyine abantu bakakwiye kuba bari kubaka ubwo butaka ariko nyine bakaba batari kubushyiramo. Leta igiye kugira iki? Leta igiye kuhatwara ihafunge, ubundi ishaka abantu bafite ubushobozi bwo kubaka izo nganda bahabahe. Ariko se ukibaza ngo izo nganda zo barazubaka, hari n'inganda zindi zirenga 101 bari kufunga bavuga ngo ntacyo zimaze. Izo nganda ni umubare mwinshi n'iki ibyo nabyo ni ikindi kibazo nanone ushaka kwibaza. Ariko nanone ntawuburana n'umuhamba, cyo ukimenya iyo leta yavuze iba yavuze. Rero no kuvuga ngo rero byatangajwe rero n'uyu yatangajwe n'uyu katugire kuki itangazo neza. Gusoma ni sawa kurusha kubikura mu mutwe. Byatangajwe na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda rero ngo witwa Antonio Marie Kajangwe yatangaje ko rero leta yatangiye rero kwisubiza ibyo bibanza biri mu byanya by'inganda byaguzwe ariko ba nyirabyo nabikoresha icyo byagenewe. Nibuze ubwenge rero ibyo byanya ngo butaka nyaboneka shaka umuherwe ufite icyo ashaka kwakoresha hagure, namara kuhagura ubwo nyine niyo nama nakugira mbere yuko leta yatwara. Gusa ubu leta ubwo nyine yatangiye kuhatwara ubwo bivuze ko icyo cyangombwa cy'ubutaka cyawe kiba kigiye guteshwa agaciro, kandi no ku ngufu ko ugerageje kuvuga uranafungwa kwigomeka kuri leta. Ubutaka wari ubwawe igihugu gifite ba nyiracyo bakiyoboye, icyo ntago wakirengagiza. Ubwo ushaka kuburana rero uranabizira. Nta muntu urwanya leta nyabona nimuzakora amahano. Imana ibaha ibyo kurya amafaranga n'ubuzima buzima. Yitwaga Exafu
dusubire mu kandi kanya ubutaka bwanyu rero mugiye kugenda mureba.